Muraho neza bakunzi ba Physio Rwanda, murakaza neza kuri channel yacu aho tuganira ku buzima bw'umugongo, imitsi, imikaya ndetse n'uburyo cy'umubiri uteye mu buryo bw'ikinyarwanda cyoroshye. Uyu munsi ndashaka gusubiza ikibazo cyiza cyane cyatanzwe n'umwe mu bakurikira ibiganiro byacu. Yaribajije agira ati ariko se sciatica hari aho yahurira n'inzoka ya amibe ku buryo mu by'ukuri umuntu ashobora kugira sciatica ariko yatewe na amibe bikaba byanatuma afata imiti nyine ya antibiotic, iyi miti y'ibinini cyangwa se indi miti yo kunywa ariko mu by'ukuri ikaba yakira? Ni ikibazo rero abantu benshi bibaza kuko hari abanywa imiti igihe cyose babonye ububabare bw'umugongo cyangwa sciatica bakibwira yuko ari infection cyangwa se ari ibintu byagiye bigahumanya umugongo. Uyu munsi rero tugiye gusobanura sciatica icyo ari cyo, impamvu itavurwa na antibiotic cyangwa se ibinini ni imiti isanzwe muzi, turebe n'igihe izi antibiotic cyangwa se imiti isanzwe igihe ishobora gukoresherezwa, tunarebe icyo wakora niba ufite sciatica ukaba nyine ufite ubwo bubabare. Ikindi kandi turareba nuko physiotherapy ishobora kugufasha n'igihe ugomba kujya kwa muganga byihutirwa. Nkwibutsa ko ibi byose tukubwira ni ubumenyi rusange, ntabwo bisimbura ibyemezo cyangwa se ubuvuzi ushobora kuba wahabwa na muganga. Reka nkubwire ko rero sciatica atari indwara ahubwo ari ikimenyetso, kuko sciatica ni ububabare butangirira mu mugongo wo hasi bukamanuka mu kibuno bugakomeza mu kibero bukagera mu ivi bukamanuka mu kaguru, yewe rimwe na rimwe ugasanga bwageze no mu birenge. Ibi byose rero bikaba biterwa n'uko umwakura wa sciatic nerve wari nawo mwakura munini cyane uba watsikamiwe cyangwa se mu by'ukuri ugakomereka. Impamvu rero zisanzwe zitera sciatica hari kuba habaho icyitwa disc herniation, aho disc iba yavuye aho igomba kuba iri mu mugongo, kuko nk'uko twabibonye mu biganiro byacu byagiye bitambuka, disc iri hagati y'amagufwa abiri y'umugongo, bityo kugira ngo ayo magufwa abashe kuba yakwikaraga cyangwa se yahindukira nko mu gihe umuntu ahindukiye, yunamye, yegutse, iyo disc niyo ibigiramo uruhare. Ibyo byose rero mu by'ukuri iyo disc iyo yagize ikibazo bishobora gutuma uyu mukaya uyu mwakura wa sciatic ubangamirwa, bityo ukaba wagira sciatica. Ikindi kandi ni icyitwa muscle spasm cyo mu rurimi rw'icyongereza, aha ni uburyo ki ugenda ugasanga imikaya isa nk'iyikanyijemo ukuntu ikaba yabangamira uyu mwakura wa sciatic. Ikindi ni icyitwa guhagarara nabi, kwicara nabi, gutwara ibintu biremereye nabwo ukabitwara nabi, cyangwa se n'uburwayi bwo mu mugongo ubumaze igihe nabyo bishobora gutera sciatica. Ibi byose rero mvuze haruguru ntabwo bituruka kuri microbe, niyo mpamvu ikintu bishatse gusobanura ntabwo kuba warwara sciatica ishobora kuba yaturutse kuri microbe cyangwa se amibe mwavugaga, gusa nabyo hari aho biza guhurira. Niyo mpamvu ngusaba kureba iyi video yose kugira ngo ubashe kumenya ni hehe bihurira, ese ni iki cy'ingenzi kiba gikenewe iyo byagenze bityo. Ubusanzwe amibe abantu baribaza batundi ni iki? Amibe cyangwa se icyo bita amoebiasis mu rurimi rw'icyongereza ni infection yo mu mara cyangwa se ni ibintu bigenda bigahumanya amara, udukoko duhumanya amara. Ahangaha riterwa n'udukoko tugiye dutandukanye, akenshi kunze kugaragara mu nda ndetse no mu mara. Ibimenyetso rero by'indwara ya amibe usanga umuntu afite impiswi, akenshi kabirimo n'amaraso, ugasanga araribwa mu nda, araruka, aracika intege, yewe rimwe na rimwe akaba yagira n'umuriro. Amibe rero ntabwo igira aho ihurira n'umugongo cyangwa se uyu mwakura wa sciatic nerve kuba wakwangirika. Nta mikorobe rero iva mu mara ngo igende ifate sciatic nerve nk'uko tugiye kubisobanura ndetse tukabigarukaho mu buryo bwimbitse. Bamwe baribaza bati kuki imiti isanzwe cyangwa se iyi miti ya antibiotic itavura sciatica? Reka nkubwire ko antibiotic ziragenda zikica bacteria cyangwa se zikica twa dukoko, zikica ibintu ibyo ari byo byose bishobora kugenda bigahumanya uburyo cy'umubiri ukora. Sciatica rero iterwa pressure cyangwa se uburemere cyangwa ubwikanyize buba bwabaye kuri uriya mwakura wa sciatic. Ahangaha rero sciatica iterwa n'imyanya y'umubiri, bivuze ko ishobora guterwa no kuba hari imikaya yikanyije ikabangamira uwo mwakura wa sciatic. Ishobora guterwa kandi no kuba hari ya disc yavuye mu mwanya wayo ikagenda ikajya hitaka bayiri ikabangamira uriya mwakura wa sciatic, cyangwa se igaterwa
n'igufwa ryangiritse. Bisobanuye ko rero nta infection cyangwa se nta dukoko ibihari muri icyo gihe byagenze uko, nta na bagiteri nyine ibihari. Ni nko kuvuga ngo nyine ntabwo amibe ishobora kugenda ngo bari wavuga ko yateye sciatica. Ni ukuvuga ngo aha ikintu bishatse gusobanura ni nko kugerageza kuvura igufa ryavunitse ukoresheje antibiotique cyangwa se ukoresheje ibinini. Murabizi ko bitakunda. Cyangwa se kuba wagenda ukavura umunaniro ukoresheje umuti wica udukoko. Ibyo ngibyo rero urumva ko ntabwo byaba bisobanutse. Reka nkubwire ko iyi miti isanzwe cyangwa se antibiotique ntabwo zigenda ngo zigabanye bwa buremere bwari bubangamiye wa mwakuro wa sciatique. Bisobanuye ko zitanakuraho bwa bubabare bwa sciatique. Niyo mpamvu antibiotique ntanakubwira ko zitagenda ngo zifungure imitsi cyangwa se mu by'ukuri ubu wasanga nyine ziri kugukiza ububabare bwa sciatique. Ikindi ni uko antibiotique zidakosora uburyo uhagarara. None se ubu hari imiti baguha cyangwa ibinini bikubwira ngo ugomba guhagarara gutya, ugomba kwicara gutya, kandi nk'uko twabibonye haruguru uburyo witwara haba mu buryo wicara haba mu buryo uhaguruka, ibyo ngibyo byose nibyo bigenda bitera sciatique. Ushobora kwibaza uti rero ni ryari antibiotique cyangwa se ibinini bisanzwe bishobora gukoreshwa ariko bikagira uruhare mu kuba byagabanya ububabare bwa sciatica? Hari igihe gito cyane mu by'ukuri ibi binini cyangwa se antibiotique bishobora kuba byakoreshwa mu kibazo cy'umugongo, ariko ntabwo sciatica isanzwe rwose bishobora kuba byagira icyo bihindura. Urugero, niba uramutse wenda ufite nk'ama infection y'amagufa, icyitwa osteomyelitis mu rurimi rw'icyongereza, ni ukuvuga ngo ahangaha uragenda ugasanga amagufa yawe yamunzwe cyangwa se yatatswe n'udukoko, cyangwa se ugasanga urutirigongo rwawe rwose rwatatswe n'utwo dukoko. Ni ukuvuga ngo iyo rero utwo dukoko turi ku rwego rwo hejuru dushobora gutuma mu by'ukuri ugira n'umuriro mwinshi, ugasanga watangiye gutakaza ibiro n'ububabare bukabije. Ibi ngibi rero mu gihe byemejwe na muganga bifite n'ibimenyetso bigaragara, biba bikeneye amatesite y'amaraso, kuba basuzuma amaraso bagakoresha biriya byuma byo kukunyuza mu cyuma mu by'ukuri kugira ngo barebe niba aya magufwa yaba yangiritse akagira ikibazo, bikaba nabyo biri gutera ibibazo kuri wa mwakura wa sciatique. Niyo mpamvu rero atari ibintu byifashishwa n'umuntu wenyine. Ntabwo wavuga ngo kuba mfite amibe ngo nibyo biri kuntera sciatica mu gihe utarebye muganga nibura ngo babashe kuba bagusuzuma, kuko nk'uko twabibonye sciatique ituruka cyane ku buryo cy'umubiri uteye. Iraturuka ku mikaya, ituruke kuri ya magufwa yavuye mu mwanya wayo akabangamira wa mwakura wa sciatique, cyangwa se nyine uburyo ki witwara. Niba rero ufite sciatica, icyo wakora nonaha cyanagufasha mu buryo bwiza ni ugukora imyitozo ya physiotherapy cyangwa se ubugororangingo. N'imyitozo baba baguhaye abaganga babikoramo. Kubutsa ko hari na video zindi zitandukanye twagiye dukora kuri iyi myitozo ya physiotherapy cyangwa se ubugororangingo ishobora kuba yagufasha kugabanya ubwo bubabare. Ikindi ni cyitwa stretching exercises. Iyi nayo ni imyitozo igufasha kugororoka ndetse no kurambuka, ndetse ikanafasha ya mikaya yawe yikanyije kuba yarambuka bityo ntiyongere kubangamira wa mwakura wa sciatique. Harimo kandi iyitwa nerve mobilizations. Ahangaha ho ni imyitozo ukora ariko iri buze gutuma wa mwakura wa sciatique uguma mu mwanya wawo neza, bityo ntubangamirwe, kuko twabonye ko iyo ubangamiwe nicyo gituma nyine wumva bwa bubabare haba ku gice cy'ikibuno, kumanuka mu itako, kumanuka ndetse ukaba wagera no mu birenge. Ikindi nanone muri physiotherapy cyangwa se serivisi y'ubugororangingo bagufasha abenshi banita kine, ni ikijyanye na posture correction cyangwa se uburyo ki ukwiriye kwitwara, niba ari uburyo uhagarara, niba ari uburyo wicara, ibyo byose ukabyitaho. Reka nkubwire ko ariko hari n'imiti igabanya ububabare izwi nka painkillers. Aha ni ibinini mu by'ukuri usanga bigabanya ububabare byemejwe na muganga. Icyo gihe ushobora kuba wabifata cyangwa se bakaguha ibyitwa muscle relaxant. Iyi nayo ni imiti ifasha ya mikaya yawe koroha, bityo ntikomeze kubangamira wa mwakura wa sciatique. Bisobanuye ko ibi nabyo biba ari ingenzi mu gihe muganga yabikwemereye. Ikindi nanone ni ukwirinda ibintu nanone bishobora kuba byatuma bwa bubabare bwiyongera, birimo kwicara nabi,
kwitwaza cyangwa se kwikorera ibintu biremereye cyangwa no kuba waterura ibintu biremereye. Ikindi no guhagarara igihe kirekire nabyo byongera ububabare bwa sciatica, niyo mpamvu ugomba kubyirinda. Ubundi bavuga ko ugomba guhagarara iminota mike ukongera ukicara, kandi wanakwicara nabwo ntiwicare igihe kirekire, nibura nka nyuma y'iminota 20 cyangwa 25 ukanyuzamo ugahaguruka ukagenda ahantu hatoya, ubundi ukongera ukaba wagaruka ukicara. Ikindi nanone cyagufasha ni imyitwarire myiza nyine irimo kugenda gukora imyitozo mu buryo bworoshye ndetse no kuryama neza ndetse mu buryo bwiza. Iyi video nayo twarayikoze uburyo ushobora kuryamamo mu gihe ufite ububabare bwa sciatica cyangwa se urwaye umugongo, nayo waca kuri Physio Rwanda nayo ukaba wabasha guhita uyibona. Soza rero reka ngaruke ku kuba vitamine B12 nayo ishobora kuba yagufasha cyane, kwifasha imitsi kuba yakongera gukora neza, igafasha umwakura mu by'ukuri kuba ukora akazi kawe ushinzwe ko gutwara amakuru neza utabangamiwe, bityo bwa bubabare nabwo ntubwumve. Ikindi kandi nanone ushobora gufasha mu gihe hari ukubaho kwa nerve itameze neza, bityo ikaba yabasha kumera neza. Ariko nanone vitamine B12 ntabwo ivura sciatica yonyine, ahubwo irunganira, ntabwo ari ubuvuzi nyamukuru. Reka rero nkubwire ngo niba ibi bimeze gutya, ukaba ufite sciatica iherekezwa n'umuriro mwinshi, ukaba ujya ubura imbaraga mu maguru yawe cyangwa se mu kuguru, sciatica ikuriramo, ukaba ugira ikibazo cyo kwihagarika, wenda bajya kwihagarika ukumva birakurya, cyangwa se ukumva mu by'ukuri ntusobanukiwe neza ibyo ari byo, cyangwa bitandukanye nuko byagendaga mbere, ukaba wumva ububabare wenda bukomeza kwiyongera cyane. Iki gihe biba byihutirwa, ugomba guhita ujya kureba muganga akagufasha. Ngana ku musozo nanone reka nkubwire yuko sciatica itavurwa na antibiotique cyangwa se ibyo binini nk'uko twabivuze, ndetse ko itanavurwa n'imiti ya amibe, ahubwo ivurwa na physiotherapy, ubugororangingo nk'uko twabivuze, imyitozo ndetse na education yo kumenya uburyo ki ugomba kwitwara binyuze mu kuba wamenye icyateye ikibazo. Niba rero warigeze gufata antibiotique cyangwa se imiti kubera sciatica, ntabwo navuga ko wari wabikoze neza, kandi bishobora no kuba byakugiraho ingaruka mu gihe wafashe iyo miti ariko utayandikiwe na muganga. Reka mbashimire rero kuba mwese mwakomeje kubana nanjye muri iki kiganiro, nagira ngo mbaganirize kuri byinshi bijyanye na sciatica. Twongere duhurire mu bindi biganiro byacu bitandukanye tugutegurira hano kuri Physio Rwanda, ndetse tukabikugezaho umunsi ku munsi. Ndizera ko wamaze gukanda subscribe, wakanze like kandi wafunguye n'inzogera, iyi video wisangiza undi muntu waba uzobara umugongo cyangwa sciatica, kugira ngo ubashe kumenya icyo akora. Ikindi kandi niba hari ikibazo ufite ucyandike muri komenti, bityo byose tugenda tubinyuramo tugatanga ibisubizo, nawe wabona uhasubirijwe ndetse rwose ugakira ububabare bukuzengereza umunsi ku munsi.